urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel in the boss? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert sikuhagira niko cyagera uvuye kugira ngo ugiye kuhajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So easy. Okay, Matheus. Bashaka kubatira kandi niba amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Abaganga barimo kubakurikirana yuko bakumanga gutwara. Ni muri ubwo buryo waje kwisanga mu muryango wacu. Ndakurera uri umwana mutoya, tugushyira no mu byangombwa byacu kuri umwe mu bana bacu mu muryango. Nuko rero wisanze ahangaha, turi ababyeyi bawe, yaba agiye yaba misimbi, tugufata nk'umwana wacu, kandi nawe urabizi twakwitaye kuva uri mutoya ujya mu mashuri mato, ujya mu makuru, kugeza ubu ngubu uracyari umuryango wacu, twiteguye no kumenya gufasha urugendo rw'ubuzima nk'umwana wacu. Sibyo bagi umwana wanyu. Filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane hano kuri episode tugezeho. Hano twabonye ko Iribageza ashaka kuba yakihorera atagiye mu mategeko, ubuntu waba waramwica ababyeyi amufashe nawe ashobora kuba yamwica. Rero hano twabonye ko uyu musaza nubwo ari kumwe na Rugema ntabwo yagambaniye burya ba Iribageza, burya yari arimo ashaka uburyo azagera kwa Rugema ngo abashe kuba yaha Iribageza umuti wa nyawo, kubera ko ashaka ko Iribageza yakibuka. Rero uyu musaza abantu benshi twari tumaze kuba twamurenganya muri iyi filime Inzira y'Umusaraba, ariko ibintu abigeze ahantu biba biryoshye kuba agiye kujya kwa ba Rugema, agiye kujya kuba umuzamu kwa Rugema. Ntabwo ari ukuvuga ko agiye gufatanya na Rugema, burya na ziriya mpapuro yahaye Rugema ntabwo ari impapuro za nyazo. Rero byatumye uyu musaza yongera kugarurirwa icyizere muri iyi filime, yuko tumaze kuba twamenya ko uyu musaza ikintu kimujyanye kwa Rugema burya ni ikintu cyiza cyane. Twari tuzi ko yagambaniye Iribageza na ba kamarade. Rero uyu musaza abashe kuba yakora igikorwa gikomeye cyane. Nimba ubashe kuba wasobanukirwa uyu musaza ikintu yakoze, jya muri comment uvuga ati burya Imana irabikora, burya Imana kugira ngo iguhe ikintu bicisha mu nzira nyinshi. Ujye muri comment wandike amena, kubera ko Imana ibashe kuba yabikora. Rero hariho abantu badashobora kwandika amena. Nimba udashoboye kwandika amena, ushyiremo amayemoji y'umutima, ubundi ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ukande na like, ubundi nze nkubwire uburyo uyu musaza yabashe kuba yagambanira Rugema akibwira ko ari we ugambanye n'uyu musaza kugira ngo babashe kuba bakorana. Rero icyatumye uyu musaza agiye kuba yaba umuzamu kwa Rugema ni ikintu kimwe gusa, ni ukuba yaha umuti Iribageza. Uyu muti rero bagiye kuba baha Iribageza babonye ko umuha bigoranye cyane, kubera ko uyu muti uzaba ari urushinge bazatera Iribageza. Rero yabonye uyu musaza nta kundi kuntu babigenza. Muribuka neza ko muri episode yashize bari bafashe Rugema bakabasha kuba bamutaba, bagahamagara Nyirantambara ati dushaka miliyoni 10. Rero ni kamarade na Emile n'uyu musaza babashe kuba bataba Rugema. Rero baza kongera kwigira inama yo kuba bazarokora Iribageza neza, noneho bakabicisha mu nzira nziza bahibereye. Rero uyu muti Iribageza agiye kuzaba yafata ni umuti uzaba utangwa mu rushinge kandi atazaruterwa rimwe. Rero uyu musaza yemeye kugira ngo akorane na Rugema, bafata impapuro z'imitungo yaba Iribageza bamuha impapuro za pirate zitafite ikintu zimaze, bazihereza Rugema kugira ngo abashe kuba yamugeza kwa Iribageza. Uyu rero Rugema yarazi ko atanze bamuhaye impapuro nzima za original, kumbe original barayisigaranye. Rero uyu musaza agiye kuba yakemera kugira ngo abe umuzamu kwa Rugema, abashe kuba yakigarurira Iribageza akajya amuha umuti neza, noneho ahibereye. Rugema rero yarazi ko akinye umutwe ba kamarade, kumbe bamurusha ubwenge. Muribuka ko bari batse miliyoni 10 kugira ngo Rugema abashe kuba yarekurwa, ariko Rugema yabashe kuba yarekurwa miliyoni 10 zitaratangwa. Uri kumva ko byari ibintu byiza cyane kugira ngo babashe kuba bavura Iribageza, babashe kuba bakoresha system nziza cyane. Abantu benshi rero mwari muri kugenda mwibaza kuri uyu musaza ati agambaniye Iribageza. Uyu musaza ni umuntu mwiza, ni umuganga. Rero ibi bintu ntabwo yabikora yuko ashaka kuba yamugambanira. Niwe wari ufite impapuro z'imitungo za original, rero yari kuba yarayifashe akayirya wenyine. Uri kumva ko rero byari ibintu byari bicanganye.
abantu benshi batari basobanukiwe, ariko kuva bageze kuri channel uzajya usobanukirwa buri kimwe. Niyo mpamvu nkubwira ati kanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona video zacu zigiye zitandukanye. Rero uzajya no muri comment utangemo igitekerezo cyawe cy'uburyo urebamo iyi filimi kugira ngo tuzajye tubasha kuba twasoma ibitekerezo byawe tube twabishyira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu byose dukora tubikorera ku bitekerezo byanyu mugenda mutanga hasi muri comment kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabakorera filimi nziza, ibintu mwifuza ko byaba. Rero abantu bari bamaze kwikiramo ngo uyu musaza ari kutubihereza filimi, ahubwo agiye kuba yaryoshya cyane kubera ko niwe ugiye kuba yakora ikintu gikaze cyane muri no filimi igitangaza, kubera ko agiye kuba agiye gufasha yitanze n'umutima we wose. Nta kindi kintu agiye kuba yakora uretse kuba yafasha Iribagiza, akaba yemeye kuba yaba umuzamu wa Rugema, akaba yemeye buri kintu cyose Rugema azamukoresha kugira ngo abashe kuba yagera kuri Iribagiza, abashe kuba yanywa uyu muti. Urukumva ko Iribagiza nabasha kuba yakibuka ibintu byose bizaba ari ibintu byiza. Gusa twabonye ko Iribagiza afite umupango utari mwiza cyane, yuko ngo aramutse afashe umuntu wamwice ababyeyi ngo yabasha kuba nawe yamwica. Rero iyi mipango Iribagiza yari afite ntago ari imipango myiza cyane. Twabonye ko hano yari arimo aganira na musaza we, arimo avuga ati umuntu wanyice ababyeyi ndamutse mgiye mumenye nanjye namwica. Rero uyu musaza we yabagiraga inama avuga ko u Rwanda rugendera ku mategeko, niyo mpamvu batagomba kwihorera ahubwo bagomba kumushikiriza ubutabera. Rero ni filimi ibashe kuba yagera ahantu ibashe kuba yaryoha cyane ku bakunzi bayo. Nongera kuba nakubwira ngo ukande subscribe nuba ushaka kujya umenya buri kimwe kigiye kujya kibera muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hano niho tubasha kuba twabagerezaho ku gihe ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba. Twebwe tuba tubasha kuba twabikugezaho mbere kugira ngo ube ukuramo isomo ryawe, ube ubizi neza yuko ibi bintu nkubwiye muri episode tugiye kuba twabaha uraza kuba wabibonamo yuko uyu musaza ntago yigeze yagambana, ahubwo yari arimo akora ukuri. Mwari muzi ko batse Nyiranambara miliyoni 10 zo kuba barekura Rugema, ariko babasha kuba bazireka Nyiranambara agiye kuba yazohereza, babasha kuba barekura Rugema mbere yuko Nyiranambara azohereza. Urumva ko cyari igikorwa gikomeye cyane, nubwo abantu benshi mutabashije kuba mwasobanukirwa. Hano Kamarade na Emile n'uriya musaza bari bagambanye nabo kugira ngo babashe kuba bakinjizamo Rugema uburyo bagomba kumuha impapuro za pirate, akagenda yishimye akabageza mu rugo. Yuko ibi bintu byose Kamarade na Emile bari barabipanze, yuko Rugema baramuzi n'uwo mugome, niyo mpamvu batamwizera, niyo mpamvu bari bazi ko n'ubundi Rugema arabasha kuha uriya musaza ise wa Kamarade. Murabizi ko ariyo muganga wa Iribagiza, dogiteri niwe muganga wa Iribagiza. Rero byatumye abantu babasha kuba bamenya ukuri kwerekeye kuri no season. Ba Kamarade imipango baba bapanze ni imipango myiza, bashaka kuba bafasha Iribagiza. Natwe twari twibajije uburyo dogiteri wacu abashe kuba yagambanira Kamarade na Emile, kumbe bari babipanze kugira ngo babashe kuba bata Rugema mu gatego. Ubu rero Rugema ari mu gatego gakomeye cyane, yuko agiye kuba yakizanira umuntu noneho ugiye kuba wamusenya, kubera ko agiye kuba yatanga umuti uravura Iribagiza. Rero ni ibintu bikomeye cyane mu bantu bakunda iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi twabonye ko Nyiranambara nawe ibyo byatangiye kuba byamukariraho. Twabonye ko mushiki wa Rugema nawe yaje atazi ukuri, akabasha kuba yabasha kwirukana Nyiranambara mu nzu. Ariko byari ibintu nabyo byari bikomeye, kubera ko tutari tubyiteze muri iyi filimi. Kuba Nyiranambara burya ntago ari umugore wa Rugema w'isezerano, ahubwo umugore wa Rugema w'isezerano ni Kanyana. Rero mushiki wa Rugema yari yaje kuba yakirukana Nyiranambara, we wafatanyije kwica ababyeyi ba Iribagiza na Rugema. Rero byari ibintu bikomeye cyane muri ino filimi yacu. Rero mwabonye ko Rugema ubu ari kwihenura cyane, ari kwishima cyane, azi ngo afite impapuro za original. Kumbe ba Kamarade baramutuburiye. Igihe mwabonye muri episode yashize Kamarade na Emile baza kwa Nyiranambara, bakabasha kuba batera Nyiranambara ubwo bati bashaka ziriya mpapuro zikira gisanduku kirimo impapuro, bari kugira ngo Rugema yizere ko ziriya mpapuro ari za original kugira ngo babashe kuba bamuta mu gatego kabo. Rero bari gupanga imipango myinshi kugira ngo babashe kuba bakereka ko Rugema ari we ufite impapuro za original, kumbe baramutuburi. Rero bataza kuba baramuhaye impapuro z'ibipirate, ntago uriya musaza yari kubasha kuba yafatanya na Rugema kugira ngo barye imitungo yaba Iribagiza, ahubwo uriya musaza yari kuyirya wenyine, yuko niwe wari ufite impapuro za nyazo, kandi niwe wari ufite impapuro zizewe, niwe uzi amakuru y'imitungo yabo yose, niwe wabanye n'ababyeyi ba Iribagiza. Rero niwe wari kubasha kuba yayirya neza, nta n'umuntu ubimenye, nta nubwo yari kuba yabasha kuba yaha Iribagiza wa muti wa mbere
kubera ko uriya muti wa mbere wari uri gutuma yabasha kuba yakibuka. Rero mwabonye ko bageze mu nzira bakavuga ati hari umuti wasigaye mu rugo iribagiza watuma yibuka ibintu byose, kandi uyu musaza yarawibagiwe. Rugema ari kubwira Rugema ngo asubire ajye kuwuzana, n'uyu musaza barimo basigana yari imipango ye yo kugira ngo babashe kuba bazana uwo muti, na Rugema awuzi neza, noneho uyu musaza akazabona uko awukoresha, yuko uyu musaza Rugema yabashe kuba yamwizera ko yamuhaye impapuro za nyazo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko uyu musaza basubira kuzana uyu muti kugira ngo azabone uko awutera iribagiza, kubera ko agiye kujya awumutera abana nawe. Ubu akaba agiye kuba umuzamu kwa Rugema. Rero Rugema ari guserebura, azi ngo agiye kuba yakora ibintu byiza, azi ngo agiye kuba yakikorera ibintu byiza, ariko uyu musaza nawe agumye amwishemo, bamurusha ubwenge. Ntabwo Rugema yabasha kuba yashyira hasi ba kamarade, yuko imitwe itatu ntabwo yarusha ubwenge umutwe umwe. Rero niyo mpamvu mwabonye ko Rugema yarazi ko ari we uzi ubwenge, yarazi ko yasize hasi ba kamarade, azi ko abafite mu biganza, kumbe bamufite mu biganza nuko atabashije kuba yabimenya. Uri kumva ko rero iyi filimi igiye kuba yakurikira, uri kumva ko ari ibintu byiza biraza kuba biyirimo. Nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye. Ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe wifuza ko cyazaza muri ino filimi tugenda tubagezaho, yuko muri abanyarwanda muyikunda muri benshi, n'abandi bari mu gihugu cyo hanze, cyane cyane abarundi, mushyiremo amadarapo yanyu kugira ngo tubashe kuba twababona. Abantu bari mu Burundi muzamure idarapo ryanyu hano muri comment kugira ngo tubashe kuba twababona, namwe mujye mubasha kuba mwadushyigikira, yuko turabizi mu kubasha kuba mwakunda iyi filimi yacu. Uza umenye ibigiye kuba byakurikira, n'ibitekerezo byawe ubitange hano kugira ngo bibashe kuba byagera ahantu bigera, kuba byafasha abandi bantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Twabonye ko muri episode zashize twabonye ko hari umuntu ushaka ko iribagiza nawe atabasha kuba yakibuka ibintu byose, nka mama Kanyana nawe twabonye ko ari we muntu wari ushyigikiye iribagiza, ariko ubu ngubu akaba ari we ugiye kuba yamurwanya, kubera ko aramutse yibutse ibintu byose Rugema ashobora kujya mu butabera, Kanyana bakabasha kuba bamufungira umugabo. Rero niyo mpamvu Kanyana mubona adashaka kuba yabwira iribagiza ukuri, kubera ko nawe hari ibindi bintu yabasha kuba yahomba Rugema. Niyo mpamvu ubona aguma ahisha ukuri kwa Rugema kugira ngo batamufunga mbere yuko anywa umuti, ariko iribagiza namara kuba yanywa umuti azabasha kuba yavumbura uyu mugore nawe ko yamubeshye, akabasha kuba yamuhisha ukuri yarazi ku mugabo we. Rero uyu mugore yagumye akingira ikibaba Rugema, yararimo abwira hano mushiki wa Rugema ati basohoke mu nzu, unamuzanye hano mwa runo rugo. Ni Imana yabashe kuba yamwoherezamo kugira ngo azabashe kuba yavura iribagiza, noneho abashe kuba yakibuka buri kintu cyose neza. Kandi hano tutangiye kubona ko iribagiza atangiye kuba yakibuka buri kintu. Ese uyu musaza yaba yaramuhaye umuti? Byose turaza kuba twabimenya hano muri ino episode. Ngaho mbabarira ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, nurangize ujye muri comment wandikemo ko Imana ijya ibikora ikabigenza neza, igacisha ibintu mu nzira utakekaga ko byacamo. Uyu musaza rero kugira ngo agere hano kwa Rugema aciye mu buzima bukomeye cyane, yari yiyemeje kuba yaza akaba umuzamu hano kwa Rugema kugira ngo abashe kuba yavura iribagiza. Uri kumva ko iribagiza agiye kuba yavurwa akabasha kuba yakibuka, noneho Rugema akamushyira mu butabera, yuko twebwe twamaze kumenya ko Rugema ariwe wishe ababyeyi ba iribagiza. Nubwo hano yararimo amubeshya cyane, amubwira mbere yari yaramubeshye ko ari n'umubyeyi we mu nda w'amaraso, none ubu ngubu amaze kuba yahakanira iribagiza ko atari umubyeyi we mu nda. Urumva ko rero iribagiza ari ibintu byiza cyane naramuka afashe uyu muti akabasha kuba yawunywa, cyangwa akabasha kuba yaterwa rwa rushinge rwa kabiri. Niyo mpamvu uyu musaza mumubona mwa runo rugo yaje hano kwa Rugema. Rugema bamuhaye impapuro z'imitungo zitari iza nyazo kugira ngo uno musaza abashe kuba yaza mwa runo rugo. Rero uno musaza yakoresheje amayeri akomeye cyane kugira ngo aze mwa runo rugo. Papa Kamarade rero yabanje kugira ngo barekure Rugema igihe bari bamushimutse base miliyoni 10 nyiranambara kugira ngo babashe kuba barekura Rugema. Baje kwigira inama y'uburyo bavura iribagiza. Rero Muzehe na Kamarade na Emile nibo babashije kuba bajya iyi nama y'uburyo bazavura iribagiza. Bemera ko Muzehe yasa nk'umuntu ugambanye akagenda akabohora Rugema, akabasha kuba yamurekura akitahira, akamuha noneho impapuro z'imitungo za pirate kugira ngo abashe kuba yataha, noneho yizeye ko uyu musaza
bamugambaniye. Rero uyu musaza yasabye Rugema ikintu kimwe gusa, dero wumva ngo bakinanye niyo ngiyo. Yasabye Rugema ikintu kimwe cyonyine gusa, ko yabasha kuba yamujyana mu rugo rwe cyangwa akamujyana mu mujyi akamusubiza akazi. Rero uyu musaza yari imitwe yose kugira ngo abashe kuba yazavura Iribagiza. Mbabarira uvuge ati amena, kubera ko Imana yabashe kuba yakora uyu musaza akabasha kuba yagera mwa runo rugo, noneho akaba yaje kuba yavura Iribagiza. Jya muri comment wandikemo amena, kubera ko Imana ibashe kuba yakora ibitangaza byayo, uyu musaza agaca mu buzima bumugoye, ariko uri kumva inzira byanyuzemo kugira ngo abashe kuba yagera hano mwa runo rugo. Uri kumva ni inzira zigoye cyane, ariko agiye kuba yavura Iribagiza. Noneho Iribagiza agiye kuba yabona ubutabera bukwiye, namara kuba yakibuka buri kintu cyose. No, uyu muti niwe wa nyuma usigaye kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka. Urumva ko Rugema rero ari mu mazi abira, ibya Rugema bigiye kuba byamurangiriraho. Niba ubona ko nawe Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, jya aho hasi muri comment wandikemo Rugema ibyo bimurangiriyeho, cyangwa ushyiremo igitekerezo cyawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo tujye tubasha kuba twabana hano kuri ino video zacu tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye.